Jesus Christ. Karibu. Muraho. Ndi kwihuta cyane. Mbonye salon de coiffure yaje. Nashaka kwiyogoshesha mfite ubu. Bimeze gute? Turi mu masuku ariko iminota mikeya waba byabiciyemo. Uti ngahe? Duta nk'icumi. Icumi yonyine gusa. Yego. Sawa. Bihora barimo kumbwira ngo birihuta. Kiriya. Karibu cyane. Waramutse. Yego. None se ko mutwaye. Bana amasegonda matsere urabizi ko hano ari vuba vuba. Ni vuba vuba. Sanze turi mu turiko dusuko ahubwo kanegezeho naka kantu. Bana na amasegonda we reception. Hano kiriya bumwitaho natwe tugire vuba vuba dusuko hano. Ngira ngo urabizi no gucapurisha nuko usanze tuba turi mu masuku tugira ngo tukogoshe ahantu hameze neza kandi urabizi neza ko isuku ari isoko y'ubuzima. Yo mpamvu rero tuba tugira ngo tubanze tukwatse nawe ugende waka. Uzi kwaka mukanwa. Itakumukiriya ariko itakumukiriya umureba neza natwe tumugirire vuba vuba. Umva shaka do zana ayo mazi vuba vuba arimo akawomo tubanze duhanagure hano. 2 hours later. Ibi ntago mbyumva ngiye. Nashumva mu minota 2 mbaramutse ikizi ngo buramukura mukiki. Mu samba zahangaho mumbwira ngo iminota 2 3 5. Ihangane teka tugitine twakiza mu gihe ufite iminota yo gutegura. Harimo n'ibintu byo kwakira. Ngo biteye gutaho. Urashaka ko twakiriza cyari byo kurya? Ibyo kurya? Yego. Voilà, iyi saranye ndayikunda. Ibyo kurya ni ibihe? Hari ifi, hari inkoko. Ngibi biraje nurenze ibisate bibi. Ndamenya ko hari n'inkoko. Yego. Murabiduhereza? Yego. Izane byombi ndabihitamo bimboye. Mu gihe twakiza icyo kunywa. N'icyo kunywa? Yego. Ariko nabuze mbibona kuba kare ko mwemwe muri abambere. Icyo kunywa zari iki ahubwo noneho. Harimo ibisembuye, ibidasembuye. Ibisembuye byo birimo? Harimo Hennessy, harimo Jack Daniel. Harimo Jack Daniel. Na champagne. Umva nzana champagne. Hano. Muri yana nagenda saa sita. Shari yana nagenda saa sita. Uko burya nahoze njye mbibona ndavuga gusa ya mbere ni iyi ngiyi kananye ndukora cyaka buretse waje ngo ni Bera Saruni Bera Saruni Bera hano rero ndio tukikomo ariko se kutaza nibyo bintu wowe kumukiriya rwose muzanira akarahuri akarahuri se yango ni ngombwa ntabwo bari ngombwa igende rwose ahubwo urebe kandi wamubwiye n'agafi uzanye ifi utekaye n'inkoko ugashyiraho amatako y'ingurube ntugire ikibazo ugashyiraho n'amatako y'ingurube sha ko bidafunguka ukabyara we hano ubona saro koko ariko urabizi nenge kugufasha andi Imana ifasha uyifashije urumva n'umuhindo w'imashine iyi mashine niyo wayireka ariko bene amasoko agiye kurangira rwose ibi ni ibiki bakabyara tugufashe rwose Jesus, Jesus ari mare barya bokarya umuriro aba ni abantu bazabaho ko kandi mushake mu nyogoshe sako wabyumvise eso neza wamubonye ute nabibonye neza wakubwiye nabo ubushize twaramuhinduye ngewe se wabonye ko byose bihora ari bishyashya ndajya nza ahubwo n'ejo nzaza mu nyogoshe wamubonye umukobwa mwiza utengeramo ejo nzaza nyogoshe n'inshakwa ejo ngaruke nk'imwemwe ejo nabibe zabihana ayama yose arega nta kibazo ari n'utundi dusatsi nabonye twameze ku mabuno ariko uyu munsi nanjye urampamakara abizi ko ndi umuntu wawe uvuga amagambo menshi shyiraho iyo tondeze hakiri kandi kwibuka rigushyuha njye ndishyushya imashini n'icyokezo ariko bagira ngo nkagukozeho ugashyushye TikTok iratubona da nibigerageza kandi uranasinzira nta kibazo mufite na massage hano
nayo ndayikorera urabizi ko by'umwihariko ko kogosha ugasinzira baba bose bagasinzira na massage ndayikorera baje wanje barasinzira no gushaka kugusha umuntu mu cyaha 20 minutes later. uri kunuka ibintu by'ubusambanyi b'isi comprendre uri kunuka nk'ibintu bimwe bivanze n'inzoga warayehe saro nizi ngizi warayehe umukobwa jana nakubuze y'amajyambere ni ukuvuga ngo warabaye umukobwa arankanze mu myakura mu misokoro magufwa mu tuntu tuzakiri gito massage yari imeze neza nkuko nayo nayiri nagutegereje nakuzana ahubwo kirida nazo muze yamuzitegura ubutaha yamutegura na kirida nagutegereje byo kuzana udusambusa nakubuze amasambusa arimo kankuzanira agasahani oya bikuri go kwirusha amasahani atinze ibintu nayanga ariko mana nakogosha rwose kiriya warangije se bayibonye filime hano rwose ariko iteka we uri mu rugo arahekenya n'inkiru twasara umeze ubundi se kiriya ifite urwasayano urumva nta cyaka cyakwicira aha rwose ariko ndumva njyewe bitewe no kwiyogoshesha gusa ahubwo hatangiye kuzamo agakoni buriya nakogosha n'ejo tukaganira njye urabona nyifite gahunda reka burya ariko agira nakubonye ivu n'abatindi ivu n'abatindi rwose ahubwo si ndagahoza ariko wimara musha unyari bakiriye nibakiriye oya nta kibazo rwose ahubwo arakoze ni kuvuza ngo inkoko nariye yari iryoshye ifi nariye fresh n'isambusa nariye neza cyane icupa rya mucyura buhoro hari icyo ugaya muri ibyo na massage bayinkoreye ndi kwibaza akabazo mfite kamushaka kwibaza ngo ibi bintu byose na konso ibintu byose nariye byose mubasha kuyikuramo umute mu mafaranga yo kwiyogosha reka rwose biroroshye n'ibihumbi 100 gusa mana kanguhamagaye na manager kubwire rwose ntabwo yakunanira manager ngwino uvugane n'umukiriya ngo aragushaka ngo ashaka kwishyura tuzamwogoshesha kiriya nta kibazo rwose reka manager muvugane iyo mwanyogosheje uraducyura sutu ariko wumvishe ko ari neza rwose nta kibazo reka turebe manager ndashaka kumva bera saruni mwaguwe neza se patron ubona dwe ndabona babakiriye neza ngiye kukubeshya saruni yaje niyo saro ya mbere mu Rwanda oya twakira neza abantu hano rwose rero kwiyogoshesha zibikeneye ndabona babakiriye neza rwose hano twakira abakiriya neza ahubwo rero kubwizo mpamvu akira gitanu gusa ni ukuvuga ngo oya umwanyogoshe tugosheze z'ikibi arya bera wanyakiri wa mukobwa na wa wundi bera na wa wundi wo ni umuntu mwamuhaye ikira ntago ngaruza oya ntabwo garuza ntabwo byarangira ko ceceka gatujya wumva bake umubwire wa kigabo bibiri nayo kwiyogoshesha ntabwo ari aya ngaya ntabwo amafaranga ari aya ngaya baguhaye champagne igihumbi n'icyo wanyakiriye n'igihumbi n'icya saro wagenda muri massage ntabwo ari aya ngaya wishyura rero ntabwo uvuga ngo bakugarurire wishyura ngahe si bibiri twiyogosheshereza wa kigabo we wazanye n'umudigi uza uhungura ivumbi hangaha ku minota y'ibihumbi 5 ni kuvuga ibihumbi 2 nanga mwogoshe kigabo ko wagira ngo kiri mu mikino ra bimeze bite mwogoshera amafaranga ngahe Jide ntabwo amafaranga twogesha hangara amafaranga magana umuntu nawe mwamusobanurira n'ibihumbi 100 boss n'ibihumbi 100 none ko mbona kwishyura amafaranga 500 ntabwo ndi kumva ngo nangahe umuntu ari kwishyura amafaranga nangahe boss n'ibihumbi 100 ngo nta mafaranga niyo fagitire amafaranga 500 niyo ngaho amafaranga ashaka kwishyura hangaha wowe ntabwo mutambira ko ari ibihumbi 100 mu cyumba aje bagusobanurire neza nzi ko kwiyogoshesha ari ibihumbi 2 kuki muhereza abakiriya oya nose ni wawe champagne nawe sibaguhaye inkoko n'ifiriti bamubwiye wa mugabo wariye ne brochette cyane wabizi barangoye na massage kuki mwamutabana ngo musobanurire abakiriya rero uvugana na manager wishyura
nuze si 2,000 Kwiyogoshesha nakubwiye nk'umushuti wawe nyine uko bigenda ndabizi ko ari 2,000 Kwiyogoshesha mbageze ntabwo hano twoboshera 5,000 ibintu wangoye byose abona nyagaza amafaranga inoti 5,000 uri kuvuga ngo banakugaruriye ku 5,000 dore n'udusambuse twe turacyari buryaho kubera kimwe mutasobanuriye abantu buryaho ariko nijana rwose amasambusa muri gukoresha muraza kuza kuyisha yose ari kuri fagitire mumenye ko ari kuri fagitire bayanditse kuri fagitire n'ubundi ijana n'ubundi ntabwo birenga twazirya tutazirya iyo ntebe arayimanitse mujyana mu cyumba ujya kumwereka imirimo nta mafaranga ufite jya kumwereka imirimo mu cyumba ubundi ubwo rero jya kumwereka imirimo mu cyumba uzana niyo ngibyo Jide mujye mu bantu uhamagara iwanyu wohereza amafaranga cy'umugore wawe cyangwa n'unamuzana tujya gukoresha masaje nta mafaranga ufite umuntu ari gutera intambwe ari kwerekeza ku gakiza mugashaka kumusubiza atera intambwe n'akaye kaguru akakurwanya Yesu wamubonye haleluya kiza se Jésus sayi Marie wari waratwanze se wari waratwanze umva se nkubwire wikwicara twazanye agashya hano birarenze ubu dusigaye dufite intebe itandukanye n'izo ngizo wereka izo nizo kwicupiza izo hari abo nziha ariko urabizi kuri special kanegezeho niyo ahubwo mwite dufite indi ntebe iri special God tugira ngo intebe se ugira ngo naza kukubwira ibyayo nyuma reka mbanze nkwite reka kudusakuriza ahubwo iyi ntebe nisa urayumva ute si neza ifite umunyenga udasanzwe ubu tuba twarabatekerejeho kugira ngo nanjye dushobora no kuyicara no nkagukorera nanjye nyicaye kumva agashya kayo nukumfungira neza okay niba ari ugufunga reka mbanze nturambure neza amakuru y'iminsi se amakuru neza ihore ntubyiteho cyane iby'intebe reka mbanze ngukorere ubyihorere intebe yansekeje reka genda twebwe duhorana udusha burya ni ukwishyura abandi zabibishyura turabakiriye ku gacano keza, agacano k'abanyarwanda, agacano mukunda, agacano k'Imana, agacano k'abanyakigara ku Rwanda, agacano k'abarundi, agacano k'abatanzania. Sorry, don't cry. Ariko urabizi kuri special kanegezeho niyo ahubwo mwite dufite indi ntebe iri special ya ntebe sasa cyari sambuza iri nimwe kone ucewe neza itige cyase bari kiraza kugaragaramo n'ubundi tuyitimba hagati kw'iyi nkingi yakwicaraho da wicara ureba hariya ndicara kwiye uzajya uzamo akageni we aragufata wicaye ntacyo wenda wirinde kumariraho cyane ubusa afite imbaraga
ariko nabi mutangaza Ready imigeri yo mu kibuno yibuke yihorere ntubyiteho cyane iby'intebe reka mbanze ngukorere ubyihorere iyi ntebe yansekeje reka genda twebwe duhorana udusha